Umva aka kantu, ese waba warigeze byibuze utekereza inshuro imwe kuba yakoresha telefone na interineti yawe ibintu bigira akamaro ku buzima bwawe? Byibuze bigerageze nonaha usure website ya jbforexonline.com. Nizere ko mumeze neza cyane. Mwe mutunze telefone n'amalaptop mbazani ubutumwa bwiza bubafasha mu kuba byabaha umusaruro. Uti bimeze bite rero? Nkuko mubibona rero muri laptop yanjye ndi gukora ibijyanye na online forex trading. Ikiza kibi rero ushobora kubikora bibereye mu kazi cyangwa ugahitamo kubikora byonyine ubundi ukibonera amafaranga. Abenshi barabyibaza batse byakunda, birakunda neza cyane. Hari ikintu ngiye kugusaba kubera yuko kugira ngo ukore ibi bintu bya online forex trading no kuba ubifiteho ubumenyi. Kubigiraho ubumenyi bituma ubikora neza cyane. Muzaniye website iza gutuma ubona amakuru yose ukabigiraho ubumenyi bikagufasha kubikora neza. Uti website ni yiherero ni gbforexonline.com 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 www.gbforexonline.com gbforexonline gbforexonline.com gbforexonline. Hello, muraho neza. Ni muri GBForex Online nkuko bisanzwe dusanzwe tubategurira DTUno mu tuntu n'utundi ubu ushobora kuba wagendaga wibaza cyangwa se utarusobanukiwe, yaba usanzwe ukora umwuga wa online forex trading cyangwa se ufite ibyo ukora bihuriye na global financial market cyangwa se ihindagurika ry'ibiciro ku isoko mpuzamahanga. Ntekereza ko ni ibintu by'ingenzi uba ukeneye kumenya. Uretse nawe hari n'abandi bakeneye kwibaza ngo ese mu by'ukuri online forex trading tuyi comparing cyangwa se twayitandukanyiriza hehe n'izindi business zisanzwe cyangwa se bihura bite? So ikintu cya mbere cyangwa se ibintu twabahitiyemo muri ubu buryo tugiye kubabwiraho no kumenya ese mu by'ukuri ibintu bitatu by'ingenzi bituma ngomba gutekereza kuri online forex trading ntayi comparinga no kuba nakora kandi kazi gasanzwe cyangwa se indi mirimo nkora nibihe. So ibyo bintu twahisemo ni ibintu bitatu. Ntabwo nshaka kuza kubitindamo cyane kubera ko ntago nafashe liste y'ibintu byinshi, nafashemo ibintu byibuze ushobora kumva nawe ukumva ko ari ibintu urahita wumva difference. Ikintu cya mbere ni ibijyanye n'ibisabwa kugira ngo ukore forex trading n'ibisabwa kugira ngo ukore izindi business zisanzwe. Muri forex trading kugira ngo ubashe kuba umukozi, witwe umukozi, kuba byibuze ufite ubumenyi, kuko ubumenyi ni ingenzi cyane. Ukaba ufite smartphone, by'akarusho ukaba ufite na laptop. Ibyo byonyine ni requirement, ni ibintu by'ingenzi usabwa kugira ngo ukore forex trading. Kuba ufite ubumenyi, ukaba ufite smartphone na laptop na internet nayo ukatuyishyiremo nk'igikorwa remezo cyo cy'ingenzi gikenerwa kugira ngo ukore forex trading. Ariko nitujye ku rundi ruhande twifashishe nk'urugero, ugiye gufungura shop alimentation n'urugero. Niba ugiye gufungura alimentation, first of all ikintu ugomba gutekerezaho ni location, ahantu uzakorera. Ahantu uzakorera agomba kuba hishyuwe. Kenshi na kenshi mu Rwanda ntago nza handi ngo bimeze gute, ariko ugomba kuba wateguye budget byibuze itari munsi y'amezi 3. So tekereza rero niba ugiye gufungura bitewe na location urimo, ahantu nta mukiriya n'umwe muravugana, nta muntu muragirana nawe gahunda, just uhereye mu kwishyura inzu 1.5 million. Niba byibuze ku kwezi ahantu ugiye gushinga alimentation uzajya wishyura 500. Iyo 1.5 million niba igiye ni office yonyine ubonye, cyangwa se ni numva ni kimwe muri ventures uzakenera, ariko ni aho uzakorera gusa. Ntabwo nkizemo budget y'ibyo uzarangura, ntabwo nkizemo budget y'amafrigo. Frigo ziriya zikora mu alimentation ushobora nko kuyibona nko kuri 1.5 million nayo.
kuko aba ari amafirigo akonjesha ameze neza ari hafi y'amafrizeri. Ntabwo nkizemo utubati n'ama etajeri, ntabwo ni ukuvuga ngo byibuze kugira ngo utangire kuri iyo business nk'iya alimentation mvuze, byibuze ntabwo byagutwara munsi ya miliyoni 6. Ni urugero wenda nifashishije kugira ngo ufite ahantu hasetinze neza, hari clientele, ibintu bishobora kwa attracting umukiriya before yuko ushobora gutangira gukora. So icyo ni ikintu cya mbere cyo kuba muri forex trading. Requirements zisabwa kugira ngo utangire ari nkeya ugenekereje n'izo mu zindi business. Indi point ya kabiri ni ijyanye na capital. Nitwifashisha urwo rugero kuvuga ngo muri forex trading niba ufite skills, ukaba ufite laptop, ukaba ufite phone yawe, ufite na internet, niba ufite amadolari 10 ushobora kujya mu isoko ntukoreremo amafaranga menshi, kuko n'ubundi gukorera amafaranga menshi biterwa na capital ufite, ariko ukaba wagira ubasha gukorera kandi yakugirira akamaro. Ariko twifashishije nko ku rugero twahisemo hejuru rwa alimentation, wafunguye alimentation byonyine za miliyoni 6 twari tuvuze haruguru, uzispendinze utarakira n'umukiriya n'umwe, nta n'umwana asezeranye ko azaza, bivuze ngo ziri no muri risk yo guhomba. Niba ari muri risk yo guhomba za miliyoni 6, uri muri risk yo guhomba amadolari 10 cyangwa se 12 gutyo 13. Numva ko forex iratandukanye muri capital, noneho no mu zindi business capital bigusabwa. Nitugenda ku end point nabateguriye ya gatatu nibijyanye na regulations cyangwa se amategeko n'amabwiriza cyangwa se ibintu bisabwa. Nifashishije kuri urwo rugero n'ubundi, niba uri umu trader ukora forex trading, uri umu retail trader, nta kintu na kimwe usabwa n'amategeko ngo uvuge ngo hari ibyangombwa ushaka, ngo hari ma certificate n'aya ngaya kwemera gukora forex trading. No, ni isoko riri open, wemerewe kurijyamo just mu gihe uri kumva ko ushobora kugira ikintu uvana mu cyo gihe urabyemerewe kuba wajya mu isoko rwose. Za tools zifite ubumenyi, laptop, smartphone na internet, soka kujya mu isoko ga trading rwose, kuko ni risk zawe mu gihe uri bwunguke, nunahomba niwe uri buze kubyimenyera. Ariko mu zindi business twifashishije rwa rugero, urasabwa kujya gushaka ibyangombwa bya RDB. Tuvuge niba ugiye gufungura alimentation, usabe kujya kwibaruza niba ari mu mudugudu urimo cyangwa iki, kugira ngo ujye wishyura umutekano n'amasuku ku gihe, niba ari system baragushyiramo, niba ari ibijyanye n'iki baragushyiramo. Noneho usabwe n'ibyangombwa bindi, byibuze tuvuge niba ari amata, tuvuge ushobora nko kuba ufitemo sinzi niba ndabyita tank nka ya yindi supplyinga amata. So kugira ngo ushake ibyemezo bya Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi kugira ngo bamenye ko ibintu utanga bifite ubuziranenge, kurumva wabaye engaged mu kazi. So kuvuga ngo requirement nyinshi ugiye kuzisabwa utaranatangira kugira icyizere cy'ahantu uzavana inyungu. Kubyo byose ushobora kubyuzuza mu mezi 3 cyangwa n'ukaba wahombye, bitewe no kubasanze location nta clientele we expectingaga ihari. So ahangana nshatse kuvuga rero ku bijyanye n'ibyangombwa bisabwa kugira ngo ukore forex trading, mu bijyanye n'amategeko na regulations zisabwa kugira ngo ukore izindi business zisanzwe, ko ari ibintu bitandukanye cyane. So rero wenda tuzajya dukomeza tugenda tubategurira ibintu bifite aho bihuriye na global financial market na forex trading, kuko turebye aho izi business za online uretse forex gusa zitandukaniye n'izindi business zisanzwe muri iyi myaka turimo, usanga ari ibintu bihabanye cyane. So niweho wo guhitamo kugira ngo umenye neza ese byibuze niba mfite laptop, mfite skills. So niba mfite laptop, mfite telefone, kandi nkaba mora na internet, ese ndabura iki kugira ngo nanjye mbe nakora online forex trading. So nibutse ko niba ufite ibyo byose ariko ukaba ukeneye mu broker wo gukoresha, ushobora kureba muri link tuba twashyize muri description. Ni mu broker witwa HFM cyangwa se Hot Forex Broker. Ni mu broker mwiza wizewe, ni umuterankunga wa Paris Saint-Germain, ikipe ikomeye.
bivuze ngo niba abantu nk'abariya bashobora kugirana partners n'umubroker, ushobora gukora withdraw instant ukoresheje mobile money. Akaba ari na method ku bandi babroker benshi batanga serivisi mu Rwanda yamaze kugenda igira ibibazo, basigaye bakoresha uburyo bwa manual, ukabohereza umuntu amafaranga akawukorera deposit. So byajemo akavuyo. So rero niba ushaka gukora ibintu bimeze neza, ushaka gukora deposit mu buryo bworoshye na withdraw mu buryo bworoshye bw'ako kanya, ushobora gukoresha HFM no mu broker mwiza. Mbere yo gusoza, sinabura kubanza kukurangira social media zacu kugira ngo ube wadukurikirana, ujye umenya amakuru agiye arambuye cyangwa se ajyanye n'ibyo tugenda tuvugaho, by'umwihariko ku bijyanye na global financial market. Social media zacu zose dukoresha JB Forex Online. Kumenya amakuru arambuye byisumbuyeho, ushobora gusura website yacu ariyo jbforexonline.com ukamenya byinshi birenzeho. Nka ibyo bidahagije cyangwa se by'akarusho, dufite group ya Telegram, buri gihe tuyipininga muri description kugira ngo abantu bashaka gusobanuza cyangwa se kuganira ibyisumbuyeho duhuriye muri group ya Telegram, aho tuganira byimbaza nkusubize, wandika usubizwa, ikibazo udafite usobanuza. Mbibutsa kandi ko muri JB Forex Online ubu ngubu twabazaniye igisubizo ku bantu bagiraga ikibazo cyo kwiga bitewe n'amasaha cyangwa se bitewe n'aho baherereye. Dufite GMT itandukanye cyangwa se bitewe n'igihe bavira mu kazi. Ubu muri JB Forex Online dushobora kugukurikirana igihe cyose weho wabonera umwanya wo kwiga. Ubu ni weho tubwira igihe cyo kwiga, yaba mu gitondo, yaba nimugoroba saa 10 uvuye mu kazi, saa 11, saa 12, saa 2 z'ijoro, yewe na saa 5 z'ijoro, saa 7 z'ijoro. Ubwo ndi kuvuga ku bantu bo hanze muri za Canada, muri za Belgique, usanga dufite amasaha kuri GMT atandukanye. Ibyo bintu ntibyongere kubabera imbogamizi, twarabikemuye. Ubu ngubu mu gihe ufite ubushake n'ubushobozi bwo kwiga muri JB Forex Online, turagukurikirana igihe cyose weho ubonera umwanya. Get rich or die trying.